Yesu ashimwe bene data, Uwiteka bishimire kandi abane namwe aho muri hose. Ndizera yuko amahoro y'Imana akomeje kubana namwe. Uyu munsi nagira ngo tuganire ku buzima busanzwe n'ubundi bw'umukristo, ku buzima busanzwe bw'abakurikiye Yesu cyangwa se abizeye Yesu, kuko hari abavuga yuko ngo mu minsi ya nyuma ngo urukundo ruzakonja, hari abavuga yuko ngo abantu bazaba banyamwigendaho, abantu bazaba bakunda impiya, ndetse na Bibiliya niko bivuga kandi kuko biragaragara. Ariko abemeye Yesu cyangwa abizeye Yesu ntabwo ariko byakagombye kugenda. Niba witwa umukristo, niba witwa umuntu utwaye ubutumwa bwa Kristo muri iki gihe, ntabwo nawe wakagombye kuba uri muri icyo cyiciro. Ntabwo wakagombye kuba urukundo nawe rukonja, ntabwo wakagombye kuba nawe kuri umukunzi w'impiya, ntabwo wakagombye kuba ushyira imbere inyungu zawe, ahubwo inyungu za Kristo zakagombye kuba ziri imbere muri byose. Kandi inyungu za Kristo iyo ziri imbere ni ukuvuga ngo wubaha Imana, ugakunda Imana, ugakunda bagenzi bawe nk'uko wikunda, kuko nicyo Yesu yadusabye kiruta ibindi byose. Gukunda Imana n'ubwenge bwacu bwose, n'ingufu zacu zose, n'umutima wacu wose, ndetse no gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Birababaje rero iyo ubonye mugenzi wawe yagize ikibazo runaka, ndetse umukristo mugenzi wawe, ndetse umushumba mugenzi wawe, ukaba umwe mu bamwishima hejuru, ukaba umwe mu bashyushya inkuru, ukaba umwe mu bamutera amabuye ngo n'ubundi yakoraga ibi, n'ubundi byagendaga gutya, n'ubundi byari bimeze gutya, ese ubundi buriya bikura he, ese ubundi ziriya mbaraga n'iz'Imana. Nawe ukorera Imana ukaba umwe muri abo bavuga gutyo. Birababaje, kuko niba witwa umukozi w'Imana nawe akaba yitwaga umukozi w'Imana, akaba agaragayeho ikibazo, ntabwo wakabaye umwe mu bamutera amabuye, ntabwo wakabaye umwe mu bamujomba ibikwasi, ahubwo wakamubereye imbaraga nk'uko Yesu adusaba ngo dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda. Wakamubereye imbaraga, ahubwo ukareba niba koko hari aho yagize imbaraga nkeya, ukagenda ukinterveninga nk'ugiye kumuzamura, aho kugenda nk'ugiye nawe kumutera amabuye. Kubera ko umukristo abereyeho kuzamura undi, umukristo kandi abereyeho kuzamura abatari abakristo ngo babe abakristo. Nta kuntu rero yakagombye kurwana n'undi mukristo, nta kuntu yakagombye kugirira ishyari undi mukristo, kubera yuko iyo umuntu agize ikibazo ukamwishima hejuru, ibyo babyita ishyari. Ubwo ni ukuvuga ngo aho yari ari n'ubundi byakuryaga. Rero reka tuba abakristo nyakuri, tuba abakristo nyakuri, kubera ko uwo dukorera n'umwe, intego dufite n'imwe, ni ukuzana benshi kuri Kristo. Ntabwo rero byakagombye kuba imirwano cyangwa se gupiganwa ngo buri wese yerekane ko ari uri gukora cyane, buri wese yerekane ko ari urimo gukora umurimo mwiza, buri wese yerekane ko ari gukorera Imana wenyine, abandi hari ikindi bakorera. Mu Bagalatiya igice cya 5:26 haravuga ngo twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari. Yesu nashimwe. Kwifata uko utari ni kwa kwifata nyine nk'utari umukristo, ni kwa kwifata nk'utari uw'Imana yatumye, ahubwo kwifata nk'urimo kujonjora, nk'urimo kureba ibyo abakozi b'Imana bari gukora, nk'uri gucriticizinga umurimo wose uri gukorwa witwa uw'Imana. Ko ni ukwifata uko utari. Umukristo, umukozi w'Imana, agomba gukorera Imana by'ukuri, mwuka w'Imana akamuyobora, kandi azamura bene se, ntago abamanura, ntago abatera amabuye, ntago ahora abarebuzwa ngo reka turebe noneho uko bigenda. Oya, ahubwo abereyeho kuzamurana na bene se. Ikindi kandi ntago abereyeho kwenderanya, guhora avuga ngo uriya yakoze ibi, murabibona gute, uriya yakoze ibi, ese biriya ni ibiki. Oya, kuko nawe uwareba ibyo ukora ntago yaburamo ikosa. Tuvuye no mu murimo w'Imana, no mu mirimo isanzwe, ntago ugenzuye umuntu wamuburaho ikosa wamuvugaho. Ntabwo bishoboka, kuko umuntu ukora ntabura gukosa. Ukora ni ukosa.
uwicaye adakora niwe utabonaho ikosa, ariko uri gukora nta kuntu utamubonaho ikosa. Ikindi jambo riratubwira ngo twe kugirirana amahari. Umuntu ugirana amahari n'umuntu barimo gukompitinga, bari muri kompetisiyo, umuntu barimo gupiganwa. Mwe mugirirana amahari ukavuga uti aransize, yandushije hariya. Twe rero ntago turi gupiganwa, twe turi gukorera umwami umwe. Niyo mpamvu tugomba kuzamurana kugira ngo twese dukorere hamwe, tuzane benshi kuri Kristo, abantu bakizwe be kuzarimbuka. Bene data rero, reka tumenye neza umurimo twahamagariwe kandi twifate nk'abana b'Imana, nk'abayoborwa n'umwuka. Ikindi kandi ukore ku buryo uzamura mugenzi wawe, ukore ku buryo uvana abantu bari mu buyobe, bari mu mworera wo kujya kurimbuka, babashishe kugira ngo baze mu gakiza, bazabona ubugingo buhoraho. Hanyuma kandi we gutegereza ko mwene so agwa, we gutegereza ko mwene so agera aho abonwa nk'uwaderuse, nk'uwagiye mu bindi agaderuta mu murimo w'Imana. Ahubwo genda umwegere, muzamura amaboko, akomeza inzira nk'uko yahamagawe. Mbifurije rero kuyoborwa n'umwuka muri byose, kuko nituyoborwa n'umwuka ntago ibi twavugaga haruguru, ntago ibiri jambo ritubuza bizatugeraho. Mana, ndagushimiye kubwira ijambo, ngushimiye ineza yawe, ngushimiye urukundo dukunda, ngushimiye ineza watugiriye ukaduha uno murimo kugira ngo tukuvugire, kugira ngo dukure benshi mu irimbukiro. Girira neza bene data rero, basukire ku mwuka wawe, ubongera imbaraga kugira ngo bakore uko bahamagaye, kugira ngo bazamurane na bene se, kugira ngo bagirirane neza, baberane imbaraga aho kuberana ibigusha no kuberana urucantege. Girira neza buri wese rero gukorera, hereza umwuka wawe buri wese ugukorera n'imbaraga, kugira ngo muri iyi minsi igoye tubashe kuyitambukamo, tuzana benshi kuri wowe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, nubigusabye. Amen.